ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe gambirira buri munsi gukora byiza, ariko ibyo ngambiriye aba ari ibyo nkora. Haleluya, haleluya. Mu buzima bwanjye niyemeje yuko nzagukorera Mana, ngeze kugupfa. Mu minsi isigaje yo kubaho kwanjye, ushoboze kugukunda ukiranukire. Umwanzi wanjye ahoranira, ngateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza, ibibi bikanza imbere. Namenye ko ngoswe n'igicu, n'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato. Yesu mbereye maso, ntabwo bafite habe na gato. Yesu mbereye maso. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tuguhaye icyubahiro mwami, urahambaye. Hallelujah. Ndakomeye, ndashinganye, byiringiro byanjye biri muri wewe. Icyo wavuze ntiwivuguruza, wavuze kuzandinda amanywa n'ijoro. Umwanzi wanjye ahoranira, ngateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza, ibibi bikanza imbere. Namenye rwose n'igicu, n'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato. Yesu mbereye maso, namenye rwose n'igicu, n'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato. Yesu mbereye maso, ntabwo bafite habe na gato. Yesu mbereye maso. Hallelujah. Habe na gatoya, Yesu mbereye maso. hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. Hallelujah. Tuguhaye icyubahiro mwami. Hallelujah. Mwami ushyirwe hejuru. Hallelujah. Ntabwo na buke dufite kuko tubereye maso. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Nachikunanira, oya nacho nachita gushobokera. Nachikunanira, oya nacho nachita gushobokera. Nachi
ntacyo nakita ushobokera ntakikunanira oya ntacyo nakita ushobokera urukundo wankunze nirwo nakiriye magubu y'imubwiteka n'imbabazi wangiriye nizo nakiriye mpinduka icyaremwe gishya urukundo wankunze nirwo nakiriye magubu y'imubwiteka n'imbabazi wangiriye n'imbabazi wangiriye mpinduka hamya ngendana ntakikunanira oya ntacyo nakita ushobokera ntakikunanira oya ntacyo nakita ushobokera nami tuguhaye icyubahiro haleluya turagushimira kutatunanirwa nagutsindwa nagubeshya haleluya yego mwami tuguhaye icyubahiro haleluya soko imana inyota wese ashira inyota ni wowe muco mu mwijima wese nayo mukundi ni wowe soko imana inyota wese ashira inyota ni wowe muco mu mwijima nayo mukundi ni wowe soko haleluya haleluya yesu wacu nashimye cyane imana nihimbazwe mwuka wera wa data tuguhaye icyubahiro tugushimiye kuri mwiza tugushimiye ko wizerwa mwami tugushimiye aka kanya keza wongeye kuduha ni akanya k'umugisha ni akanya k'umunezero mwinshi ni akanya wongeye kuduha kugira ngo twongere tugabane iby'ubwami bwawe ni akanya waduteguriye wari ubizi ko mu gihe gisa nk'iki tuzongera tukagaruka kuri mikoro za Woman of Valor tukavuga ngo urera tukavuga ngo ni wowe soko tukakubwira ngo tugoswe n'ingabo nyinshi zituruka mu bwami bwawe tuguhaye icyubahiro nyiribihe Uwiteka tugushimiye kuri Alpha na Omega tugushimiye kuri umwami udufitiye imigambi myiza niko ijambo ryawe rivuga ngo ibyo wibwira uzatugirira si bibi ahubwo ni byiza haleluya uri imana yo kwiringirwa uri imana yo kwizerwa mwami twabonye imirimo yawe itangaje twabonye neza yawe mu ntambara zikomeye twakubonye nk'umugabo urwana intambara mu misozi miremire twakubonye nk'ubwihisho mwami mu ndwara twakubonye nk'umuganga aho batubeshyera twakubonye utuvuganira uri umucamanza ntabwo urobanura ku butoni urihagije nyiribihe Imana turagushimiye rero kubw'urukundo dukunda turagushimiye kubyo wibwira kutugirira byiza turagushimira kuko ujya udutegurira ameza amaso y'abanzi bacu igikombe cyacu kigasesekara data tuguhaye icyubahiro tuguhaye karibu ngo uzubane natwe kuko niryo sezerano twahawe nawe ngo babiri cyangwa batatu aho bazaba bari bahuje umutima uzaza ubane nabo ngwino ubane natwe ngwino tuvugishe ngwino ukurikirane ijambo ryawe usohoze buri cyo wavuganye natwe cyose turagukunda gitare cy'amahanga turakwizeye we Mana yo kwiringirwa mu izina rya Yesu amen 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 Imana yacu nishimwe cyane
yego twongeye gushimira Imana ko yongeye kuduha aka kanya ko kugaruka kuri mikoro za Woman of Valor, tukavuga ineza y'Imana, tukavuga ubuntu bwayo butangaje. Reka tuganire aya magambo y'Imana ari muri Yesaya. Ndagira ngo tuganire aya magambo y'Imana ari muri Yesaya. Tujye muri Yesaya 40, tujye muri Yesaya igice cya 40, tutangirire ku murongo waho wa 27. Haravuga ngo yewe Yakobo, Isirayeli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka nareba inzara zanjye, nareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye yarabyirengagije. Mbese ntiwari wabimenya? Ese nurabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, nirambirwa, niruha, ubwenge bwayo niburondoreka. Haleluya. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashishije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bazagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana iduhana umugisha cyane. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku magambo y'Imana afite umutwe uvuga ngo ibyiringiro, kugira ibyiringiro, to have hope, kugira ibyiringiro, to have hope in Christ Jesus, kugira ibyiringiro muri Kristo Yesu. Imana yacu nishimye cyane. Buri mukristo wese, buri mukozi w'Imana wese, buri muntu waremwe n'Imana wese, buri muntu wumva wizera ko Imana ihari, nje kukubwira ngo kugira ibyiringiro muri we bifite umumaro. Kugira ibyiringiro muri Kristo Yesu ni iby'umumaro. Imana yacu nishimye cyane. Ndagira ngo ngukomeze nkubwire ngo kura ibyiringiro byawe ahandi hantu hose, aho waba warahabishyize hose, ubigarure ubishyire muri Kristo Yesu. Ibyo bintu bifite umumaro. Kugira ibyiringiro muri Kristo Yesu, kugira ibyiringiro mu Mwami Imana bifite umumaro. Haleluya. Imana yacu nishimye cyane. Hano Uwiteka yavuganaga na Yesaya ariko abwira Yakobo. Aramubwira ngo Yakobo, Isirayeli, yewe Yakobo, Isirayeli, ni iki gitumye wiganyira ukavuga uti Uwiteka nareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yarabyirengagije? Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ntabwo tugifite Yakobo. Uyu munsi hari Batamuriza, uyu munsi hari John, uyu munsi hari Thierry, uyu munsi hari Hope, hari abantu Imana yaremye kandi bagomba kugira ibyiringiro bakabigira muri yo. Haleluya. Naje kukubwira ngo Imana ntabwo yakwirengagije. Inzira zawe irazizi, imigendere yawe urayizi. Hari umuntu w'Imana wegeze kumbaza, arambaza, yari arimo anyura mu bihe bimuhinyuza bikomeye biteye ubwoba. Arambwira atari koreka nkubaze, Imana hari icyo nayicumuyeho? Ahari naba narakojeje isoni izina ryayo, kuki imbabaza bene aka kageni? Ntago data akwirengagije, nta nubwo agambiriye kukubabaza. Oya. Ariko tujye tuzirikana na rya jambo rivuga ngo ni ukugira ngo imirimo yayo igaragarire muri wowe. Haleluya. Naje rero uyu munsi kwivugira ku kugira ibyiringiro mu Uwiteka Imana. Ntago data yakwirengagije, ahubwo kura ibyiringiro byawe mu bantu, kura ibyiringiro byawe ku bantu, kura ibyiringiro byawe ku muntu runaka, ubiterure byose ubishyire muri Kristo Yesu. Mw'abantu mwe, nabonye abantu bafite ibyiringiro bitandukanye.
hari abantu bavuga ngo njye mfite ibyiringiro muri mwene wacu ukomeye, mfite data wacu ni minisita, mfite sogokuru ni runaka, mfite makuru ni runaka, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo fata ibyiringiro byawe ubishyire muri Kristo Yesu, niwe wenyine udahinduka. Nabonye abantu biringira abana b'abantu ibintu bikabahindukana, mbona abantu biringiye ibintu birabahinduka, ariko sindigera mbona umuntu wafashe ibyiringiro bye akabishyira mu Uwiteka Imana ikamuhinduka. Imana irizerwa. Haleluya. Ndagira ngo mvugane n'umuntu uwo ari we wese urimo unyura mu bihe bikomeye, urimo uhinyuzwa n'ibihe. Naje kukubwira ngo umva, just have the hope in Christ Jesus. Put your hope in Christ Jesus. Are you sick? Are you facing any obstacle? Put your hope in Christ Jesus. Nimba urwaye, nimba ufite ibihinyuza bingana bite, nimba ufite dosiye zingana zite, nimba I don't care, naje kukubwira ngo ibihe byose waba urimo, terura ibyiringiro byawe ubishyire muri Kristo Yesu. Nimba urwaye, iringira Uwiteka akazagukiza. Nimba uri ku rugamba, iringire data ko ari we wenyine uzarurwana akarunesha. Nimba uri munyura mu gisuzuguriro, iringire data ko ari we uzagukuraho icyo gisuzuguriro nk'uko yakuye Moridekayi ku irembo. Nimba utarabyara, iringire Uwiteka ko ari we wenyine uzaguha abana, kuko niwe utanga urubyaro, niwe nta wundi. Reka mbabwire n'abariya baganga ibyo bakora byose data atabashyigikiye ntabwo byaba successful. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo fata ibyiringiro byawe bikure ku bantu, bikure ku bintu. Yes, I agree, you're from the rich family, ariko that's not enough to save you. You're from, like, your husband is rich, is intellectual, but I think it's not enough to save you. If you want to be saved, just put your hope in Christ Jesus. Kura ibintu ku bantu. Abantu barimo barapfa barangariye abandi. Kanseri zikatwiba, za diabetes, za pressure, turangariye abaganga. Ariko abaganga n'ab'Imana ikibakoreramo, ariko fata ibyiringiro byawe banze ubimananure ubikure ku muganga w'umuhanga, ubizane muri Kristo, manika amaboko umubwire uti data, utanyijije nta wundi wabasha kunyiza, utandengeye nta wundi wabasha kundengera, ni wowe muremyi w'izi ngingo. Kura iyi ndwara mu magufwa yanjye, kura iyi ndwara mu maraso yanjye, kura iyi ndwara mu nyama zanjye, kura iyi ndwara mu ngingo zanjye. Data arahari, arumva, aracyakora imirimo n'ibitangaza, azagukiza imyambi y'umubisha. Haleluya. Imana yacu nishimye cyane. Fata ibyiringiro byawe ubishyire muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana hano riravuga ngo muri Yesaya 40 haravuga ngo yego, ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bazagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Reka nkubwire, udafite Kristo ntiwashobora no kugenda n'ikilometero na kimwe, ariko uri kumwe nawe n'ibirometero miliyari urabigenda. Kubera iki? Niwe wenyine uhinege abanyantege nkeya, niwe ngo abafite ngo ariko abiringiye Uwiteka bazagurukana nk'amababa. Haleluya. Bazaguruka nk'ibisiga, ngo bazagurukisha amababa nk'ibisiga. Imana yacu nishimye cyane. Ndakwifuriza kuguruka ugasiga iyo ndwara, ndakwifuriza kuguruka nk'igisiga ugasiga iyo karande, ndakwifuriza kuguruka nk'igisiga ugaca iyo migozi y'akarande yose yakubosye.
imana ikakubohora, imana ikakugirira neza, imana ikagutwikira. Imana yacu irihagije, imana ishobora byose. Ariko iki twifuzaho ni kimwe, ni ugufata ibyiringiro byacu tukabishyira muri Kristo Yesu, tukavuga ngo data ni wowe wenyine waturengera, ni wowe wadutabara. Amahanga arakwena, abantu batujyanira n'inzara, ariko this time we need you more than before. Imana yacu nishimye cyane. Data niwe wenyine uha intege abanyantege nkeya, niwe ukomeza amava asukuma, niwe Mana irwana intambara, ntihagire n'imwe imutsinda, kuko ni umurwanyi w'intambara, ni umugaba w'ingabo, ashobora byose. Haleluya. Imana yacu nishimye cyane. Nimba urwaye, mwuzaniye ibanga ryo gufata ibyiringiro byawe byo gukira ukabitegereza ku Uwiteka Imana. Nimba urugo rwakunaniye, shyira ibyiringiro byawe mu Uwiteka, niwe uzakubakira urugo. Nimba abana byanze, nimba financial utari stable, nimba just put your hope in Christ Jesus. I'm telling you the truth. God will never let you down. He will not put you into the shame. Arahari kukurwanirira, ni Imana yizerwa. Uwiteka Imana yacu ashobora byose, nta na kimwe kimunanira. Niwe muganga ku barwaye, niwe mucamanza ku bafite imanza, niwe urenganura abarengana, ni umubyaza atanga urubyaro. Haleluya. Data akeneye ko twongera tukamugirira ibyiringiro byacu tukabikura ku mafaranga. Umuntu umwe yageze kuza arambwira ngo ariko Josephine, ngo how much do you save per year? Ndambwira ni mfite ibyo namusubije, arambwira ati let me tell you, me without my savings I think I have no hope. Ndambwira ni njyewe rero, whether I save or not, but my hope is in Christ Jesus, because he is the provider. He can provide. I'm not discouraging savings. It is good to save. Ariko nanone, saving without you saving God, Jesus Christ or God before, I think it's nothing. If you want to reach far, if you want to conquer more, just put your hope in Christ Jesus. Save your time in Christ Jesus. He will never let you down. Naje kubabwira ku ijambo ry'ibyiringiro, kugira ibyiringiro ku Uwiteka Imana. Mwana wawe ararwaye, fata ibyiringiro byawe bishyira mu Uwiteka, ujye n'umbwira uti Uwiteka niwe niringiye wenyine kuri bunyiriza umwana. Urugo rwakunaniye, fata ibyiringiro byawe ubishyire ku Uwiteka, umubwira uti data rwa rugo burya wamaye ndabona rurimo kuminyuza. Ubuzima bwanze, fata ibyiringiro byawe ubishyire mu Uwiteka Imana, umubwira uti nutanabara ndakorwa n'isoni. Izagutabara, izakugirira neza. Imana ni Imana ica imanza zitabera. Imana yacu nishimwe cyane, ishobora byose. Umva, nivuga ngo ishobora byose, byagura ubigire birebire. Data ashobora byose, araburana, ararwanirira, aravuganira, arashyigikira, arwana intambara. Reka nkubwire, Uwiteka Imana. Dawidi niyo mpamvu yagiye yandika amagambo menshi akurugutura. Niyo mpamvu yanditse aravuga ngo yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu. Nuko yamubonye atsinda Goliyati. Buriya Dawidi yagiye kwandika aya magambo kubera iki? Kubera ko yabonye ingabo Goliyati yari afite, abona ibirwanisha, abona abamukikije, abona akagaruka kireba, akabona n'imizige. Arangije aravuga ati ayiwe, yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwanjye. Ubwo Goliyati yamagurukira akaba yaramize mu ngoro, ariko just kubera akabuye kamwe gahangara, igihangange nk'icyo cyari cyarigize ishyano, kagishyira hasi. Kubera iki? Ntabwo Dawidi yatsinze Goliyati kuko Dawidi yari afite experience ku rugamba. Dawidi yatsinze Goliyati kuko yafashe ibyiringiro bye akabishyira ku Uwiteka Imana. Niyo mpamvu yavuze atumva, Uwiteka nakungabiza, Uwiteka nakungabiza. Haleluya. Ndagira ngo rero mbwira umugabo nkurikiranye ngo fata ibyiringiro byawe ubishyire mu Uwiteka Imana. Wowe mugore nkurikiranye, fata ibyiringiro byawe ubishyire ku Uwiteka Imana. Wa musore we, wa mukobwa we, wowe ufite challenges, wowe urimo kwibaza ukabura ibisubizo, just put your hope in Christ Jesus. He will give you the right answer. He will make the way where it seems to be no way. He will open the closed doors. Imana igifungurizo cy'abanzi bafunze.
Imana ijya irwana intambara, ijya iburana, ijya ishyigikira, ariko iradushakaho gufata ibyiringiro byacu tukabishyira muri Kristo Yesu, ubundi Kristo akatubera inkomezi, akadushyigikira, akagusanga, akakongorera, akaguha amagambo y'ihumure, akakubwira ngo humura mwana wanjye ntacyo uzaba, urya intambara si yo kukwica, iyi ndwara si yo kukwica, aya magambo si ayo kuguhitana, ndahari kandi abaguhagurukiye nzabahagurukira, abakurwanya mbarwanye, mfite ingabo nini n'intoya ku bwawe, humura. Akadushyigikira, akadufata amaboko, Uwiteka akadukomeza, kubera ko twashyize ibyiringiro byacu muri we, tukamubwira ngo ni wowe wenyine. Njye hari igihe negeze ngira ibintu biminyuza, numva bibaye too much. Abo twari kumwe nabo bari abanyamaboko, bari abantu bakomeye, and I felt it's too much for me. Then I decided to put my trust in the Lord. Ndagenda ndisanzura, ndamubwira ni mwami, aho bigeze birakomeye, reba runaka, reba uwari we, ndamudescribinga n'undi bose ndabadescribinga imbere y'Imana, mbwira Imana, ndayibwira this time nutanabara ndakorwa n'isoni, nta wundi nkeneye ni we wenyine wo kuntabara, kuko aho bagera njye nkagufite sinahagera, ibyo bari byo njye nkagufite sinahangara ngo mbishobore, ariko kuko ngufite kandi ukaba uri Imana iri hejuru ya byose, wagenda ukangerera aho nkashoboye kugera, ukamvuganira, wagenda ukajya ku rugamba wowe, kuko ari wowe ushobora bariya abantu ukarwana nabo ukabatsindishiriza. Trust me, God did it to me, he did it for me, yaratsindishirije ba bantu, ntabwo nongeye kubabona ukundi. Mujye mutinda ku magambo y'Imana. Imana yaravuze mu magambo yayo, yaravuga ngo uyu munsi abo mubona imbere yanyu ntimuzongera kubabona ukundi. N'ukuri ntabwo nongeye kubabona ukundi. Kubera iki? Nakuye ibyiringiro byanjye kuri njye, mbishyira muri Kristo Yesu, arwana intambara yanjye kandi yayitsinze neza. Imana ibaha umugisha cyane. Uwiteka tuguhaye icyubahiro, tugushimiye aka kanya keza uduhaye, ni akanya k'umugisha, ni akanya k'umunezero, ni akanya k'ibyishimo, akanya waturemeye ngo twishimiremo. Mwami tuguhaye icyubahiro, ndasengera ubwoko bwawe bunkurikiranya kuri Women of Valor, Uwiteka ngo uhumurize imitima ihangayitse, wongere kurema ibyiringiro muri bo, wongere kurema ibyiringiro mu bagore, wongere kurema ibyiringiro byawe mu bagabo, wongere kurema ibyiringiro byawe mu rubyiruko, abasore n'inkumi, ureme ibyiringiro mu bana bato, ureme ibyiringiro mu barira, mwami ureme ibyiringiro no muri abo bari batagifite ibyiringiro, wongere wibutse kuri Imana ishobora byose, kuko urahari, uri muzima, uracyakora ibimenyetso n'ibitangaza, impumyi ziracyareba, ibiragi biracyavuga, ibimuga biracyagenda, ingumba ziracyabyara, uri Imana ikura ku busa ukagira umuntu ufatika. Data ndagushimiye, ndagutuma ku bantu bawe Mwuka Wera, genda ujye kwa muganga utanga ibyiringiro mu barwayi, genda ujye mu mfubyi utangemo ibyiringiro, genda ujye mu bapfakazi, genda ujye mu bambaye ubusa, genda ujye mu barengana, urenganura abadafite kirenganiro, bavuganire, ubarwanirire Mwuka Wera wa Data. Mwami utwimane mu maboko y'abarozi, utwimane mu maboko y'abakonikoni, utwimane mu ndimi ziduhagurukiye zitsindirwa imbere yacu tubibone, udushyigikire kuko ushobora byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso y'umwana wa Yesu Kristo yamenywe ku musaraba igorogota, dutwikire, atugote imbere n'inyuma, asibe buri cyo utateye cyose muri twe, ashyireho buri cyiza cyose wifuza kutugirira, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka Wera w'Imana komeze tunihire iminsi itavugwa, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen, amen, amen. God bless you so much. Remember to share that video, to subscribe if you have not subscribed, share it, cyane cyane ku bantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, mujye muyisharinga iyo video, hanyuma igere kuri benshi, ubwo butumwa bwiza bugere kuri benshi. Mujya kuri Women of Valor, mukomentinge, musharinge, musubscribinge. Witeka duhana umugisha. Shalom, shalom.